communication Ah, ayiwabo w'umukobwa barinze guhamagara iwabo w'umuhungu bati ko umukobwa yaheze hano tuvuge nyina yarabihishe isagira igihe abyinjiramo simbizi avuga ko niba gusubira iwabo. hamwe ari mu burasirazuba ahandi hakaba ari mu burengero bwaryo ku buryo umuntu ashobora kujya gusura iwabo. Burasirazuba nyine ni burengerazuba niho hantu umukobwa ashobora kujya gusura bakamara iminsi 2 Aringize ngo uravuga ivuka niyo mvuka bitewe nyine n'urugendo nyine ngende kuvuga kuri abo ubwo ndi kuvuga umusore n'umukobwa. Niba umwe avuka ibirasirazuba undi burengero bwaryo ashobora kumara wenda iyo minsi 2 ko yananiwe. Noneho iki gihe ubwo yabuze itike nabwo ubwo umugabo yagiye amucitse ntiyabona itike agenda n'amaguru niho wamara iminsi 3 kugira ngo uruhuke. Ariko ni gute uri umugabo bwo umugore wawe akamara umunsi wa mbere iwabo kabiri ubizi ko harimo ikibazo nturebe papa ngo umugore uti bubaka bati ese ubundi mbere yuko agenda bwo nta kintu cyabayeho. Hari ikintu njyangaye abagabo ugasanga umugabo buri kantu kose kabaye aravuga buriya abagabo bagira amagambo menshi nabo bisenyera ngo batabizi. Hari abagore baba baraza abakobwa baba barabyirutse barahaze jujujujju yageraho yasanga nta utaniye na se ibyo yakoreraga nyina agahita agira toroma. Wowe ukibwira ngo umugore wawe ari mu bikumbi ni toroma yabimuteye. Noneho aho naho abagabo mpababwire ntabwo ukwiriye kugira gute kubwira umugore wawe nabi buri gihe uko akosheje. Ahubwo wakagize igihe nibuze rimwe mu cyumweru mukicarira ibibazo mwahuye nabyo muri icyo cyumweru. Ni nabwo umujinya uba washize amahane ya buri umwe yari yashize mugeze igihe cyo kwicarira ikibazo nyirizina mwese mumeze neza. Ntabwo ikibazo kibaye kiba gikwiye guhita kivugwaho cyane aho ngaho kibereye. Mujye mumenya kwihangana. Iyo umwe yacanye maremare undi yagacanye magufi kugira ngo amahoro mu ngo aboneke. Rero niba mwifuza kubaka jewe ndi kumva ikibazo atari ababyeyi ahubwo ikibazo ni bene urugo. Ndabifuriza rero kubaka ingo zigakomera paste rwose bantu musenga mujye mugira abagabo bakomere biyubaka kuko umugabo akomeye urugo rwe rukomera cyane. Hari igihe amakosa y'umugore yirengagiza kandi wayabonye ukazayimubwira nyuma y'ukwezi cyangwa nyuma y'iminsi 2. Suri niki gitumye umugore uhaguruka umugore utamubwiye nabi ntiyapfa guhaguruka, umugore utamuhaye inyuro ntiyapfa guhaguruka, umugore utamwibukije ko ari mubi ntiyapfa guhaguruka. Ntago umugore Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe. Bakozi b'Imana, bashumba bagenzi banjye, bapasteri, babyeyi, bagore namwe bagabo, ariko ubundi bavuga abagabo namwe bagore ngira ngo niganye ndimi z'amahanga, ariko nta kibazo ntacyo bitwaye kuko amahanga arahanda ariko amahanga araturwa kandi aragendwa. Imana ibahereza umugisha. Benshi muri mwe bakunze kudukurikira, bamwe bakoze subscribe, abandi bakora za share na comment. Nukuri nifuje kugaruka uyu munsi mbahesha umugisha mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha kandi biteho. Hanyuma abatarabikora namwe mubikore. Ubwo ni inzira imwe yo kuba nezerewe. Abatarabikora mubikore rwose, mukore subscribe, gukora share, gukora comment. Ku biganiro tuba twagize tuba dufite abatumirwa kandi kenshi tuba twasengeye twanarobanuye twahisemo kubera impamvu yanyu. Rero biba byiza biradufasha iyo mukoze share, iyo mukoze comment, iyo mukoze subscribe. Turishima kuko tuba tubona ko turi kumwe n'abantu kandi bitwongereramo imbaraga zo guhorana abatumirwa. Ngira ngo tumaze iminsi turi kumwe n'abatumirwa basimburana. Buriya biba biterwa na motivation baturutse kuri mwebwe. Rero abadukurikiye, uri umupasteri, uri umubishop, uri apotre, uri umuhanuzi cyangwa umuririmbyi hirya no hino, wiyumve mu kiganiro umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Nta muco nta muryango, nta muryango nta Mana, kuko Imana ni umwuzuro w'ibyo byose kandi ibyo ni ibigize ubumana. Ni ukuvuga ngo Imana yafashe umuntu ihitamo kumushyiramo kamere yayo, nibyo twita umuco. Ntabwo yawushyize mu nyamaswa, ntiyawushyize no mu biti, ahubwo yahisemo umuntu imushyiramo umuco wayo, kamere zayo. So rero ubumana bwayo bugaragarira muri twe. Niyo mpamvu njyewe n'umuvandimwe wanyu n'umushiti wanyu twicaye hano kugira ngo tuganire kuri ibyo ngibyo. Tubahaye ikaze rero. nokuri Tubahaye ikaze kuri iki kinyamakuru mumenyereye, bitari na ngombwa ko tuzajya duhora tukivugaho. Ni Umuco Family Gospel TV, ariko ni kibi kimenywa bose. Ariko tunabasaba isengesho uko tubasabira, kuko mu ijambo ry'Imana turasabirana.
amen. turasabirana turasengerana tuba twagusengeye kugira ngo uboneke hano. Uba wasenze nawe kugira ngo hagere amahoro ubonane n'abantu nabo baba basenze ngo bongere batubone. Twese rero turasabirana. Imana ibaho umugisha rero ab'iburasirazuba mudukurikira. Imana ibaho umugisha ab'irengerazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda. Tubahesheje umugisha mu izina rya Yesu. Turabakunda kandi cyane turabasabira, tubifuriza ibyiza. Niyo mpamvu tutarambirwa guhora imbere yanyu. Uyu munsi rero twifuje kongera kubana n'uyu mubyeyi tumaze kugiraho umugisha, tumaze kongeraho byinshi. Ngira ngo dusubiye mu magambo yagiye atwigisha akomokaho, amwe arashimishije ayandi ni imvumburamatsiko. Hari nkaho yatubwiye ngo kurongora, twebwe tubyita kurongora, ariko yasobanuye ko mu buryo bw'ikinyarwanda ijambo rirambuye ryitwa kurongora, cyangwa se ni ijambo rikomoka ku kurongora. Harabona bivuze muri komenti basetse. Hari titire nashyize ku kiganiro, wabonaga ko ariko bafata bakagakuramo akavuga ngo kurongora bakabisubiramo. Bumva pasiteri uvuga kurongora. Kurongora ni ijambo rikomoka ku kurongora. Ngira ngo umukuru w'igihugu nawe yaherutse kurisobanuraho, avuga ati nubwo barikoresha nabi, barongoraga ishyo ni ugushorera. Ubona ukuntu baba batoye umurongo, kera bashoreraga umugeni bakabona ni benshi bamuri inyuma. Nuko kuwo babaga bahekeye. Imana ibahereza umugisha rero. Hariho kumanuka Kizimbabwe rwose ko ariho imyaku n'imikoshi ituruka. Ubundi wagombye kwirinda. Ese warinze umutima wawe, umutima urakoheje ugezeyo, irinde noneho. Nepfiriya mu majyepfo naho harindi, kugira ngo hatayaburayo ibishokoroni, utavayo wikoreye ibishokoroni. Kera uko wajyaga mu rutoki hari igihe wabikiraga nyine aho babagaye. Nimba umutima wakoheje ukamanuka ukajya mu majyepfo, irindi we gusamura ibyo bishokoro, we kuzamura izo nyabarasanya, ahubwo uze uko wagiye. Tuguhaye ikaze mubyeyi. Narindi musubiramo ko by'abantu barimo kukwibukiraho, urumva za Kizimbabwe n'ahandi nk'uko nguko. Tuguhaye ikaze mu kiganiro. Murakoze n'ukuri. Uyu munsi turashaka gutarama cyangwa se kuganira. Tubyita gutarama kuko igitaramo tukigiramo. Igitaramo nicyo abantu batangiragamo ibisakuzo, nicyo baciragamo imigani, kandi imigani igana kariho. Habagamo n'inyigisho nyinshi cyane muri ibyo bitaramo. Nifuje rero kuganisha ku ijambo, uretse kuba Scovia yabivuga kenshi, ariko n'inshuti zacu n'abadukurikira baravuga bati nyamara hari ikintu mutinya kuvugaho, kandi kisa naho kirimo cyoreka imbaga nyarwanda benshi. Baravuga bati gusenyuka kw'ingo. Nimba umukuru w'igihugu ageze ahajya kuri mikoro akavuga ati niki kibura ko abantu babiri bananirwa kubana, urumva? None ugasanga kutabana kw'aba bantu babiri, yego harimo uruhare rwabo, ariko hari undi muntu wa gatatu urimo kugaragara mu buryo bw'ibanga. Mu kinyarwanda dushobora kuvuga mu buryo butaziguye, buryo buziguye, kuko uburyo butaziguye ni babandi babiri bagaragara, ariko uburyo buziguye hari undi uri behind, uri inyuma, utagomba kugaragara, cyane cyane muri cya cyubahiro agombwa. Bati ese ye uyu mwana w'umukobwa ushenye agiye hehe? Uyu muhungu ushenye agiye hehe? Baribyaye bavuka kuki? Uruhare rw'aba bantu babashoreye nko muri cya kinyarwanda cyawe nyine, bakagenda bakabageza mu rwabo. Umukuru w'igihugu haraho yavuze, avuga ati nimujya no gusenya ibintu byose byanze, mujye mwibuka n'iby'agaciro ababyeyi babatanzeho, mu biha agaciro, byongereye batere rya jambo wabwiye abantu byo kongera kugira ubwenge, kwiha agaciro nyine, kwihesha agaciro, bime rubanda, ariko bashingiye ku cy'agaciro ababyeyi babatanzeho. Noneho abantu baravuga bati nyamara hari ababyeyi basenyera abana babo, cyane cyane ku gitsina kobwa. Ugasanga umukobwa si muka runaka, ahubwo ni mukobwa wa runaka.
icyo kintu wakivugaho iki ku badukurikiye? Ni nacyo kiganiro nyirizina nashaka ko twibandaho tugasa naho tugikoreye ubusesenguzi. murakoze cyane, sinkira umushyitsi, ngira ngo kwivuga no ntabwo ukiri kutivuga umushyitsi rwose, byombi birashoboka, ariko ku muntu uje nonaha cyangwa se uzadukurikira yego taratuba tubona ni Mukamana Rivani, umubyeyi ufata umwana wese nk'uwe, ndetse nkaba umugore ufata umugabo wese nk'uwanjye. Rero kuri icyo kintu wari uvuze, mu ruhande rwanjye ntekereza ko iyo umuntu ajya kubaka aba ameze nk'ufashe ibyo bamupfunyikiye, ko ariko mbyita impamba yahawe n'abamureze, ubwo nyine niyo ajyana mu rugo rwe. yego Niba yararezwe n'umubyeyi mwiza azajyana ibyiza, niba yararezwe n'umubyeyi mubi akaba atarashoboye kwirwanaho ngo ubwo atoragura utwiza azajyana ibyo bibi. Abo umusore cyangwa se abo umugabo, inshuro nyinshi ujya kumva umuntu ngo ngiye mwene kanaka ngo hari ibintu ntashobora kwihanganira, bivuze ngo n'ubundi ni bya bindi aba yarararuje mu ngo iwabo cyangwa se n'abaturanyi n'ahandi. Ukajya ukabona umuntu ku mugani yubatse urugo atazi neza ikimujyanye. Hari abari nigeze kumva bavuga ngo nta mugore utwaye bandi, ugasanga wari ushatse uzi ko ushatse umugore ahubwo uzanye bandi. amabandi nayo abaho, noneho n'iryo banduzanye ryakabaye wenda wanagerageza kuritoza rikakumva, ariko wa mugani rifite ababyeyi bavuga bati iyizire cyihorere, icyo kigabo kizisubiraho. Rimwe na rimwe wa mugani ugasanga gusenyuka kw'ingo ntabwo bituruka ku muntu umwe, nubwo nge ntemera ko umuntu asenyera undi. yego ese sinkubeshye, ndaje wenda ntanga inama kuko binsabye, ariko nge nemera ko urugo rusenywa na nyirarwo. urugo rusenywa na nyirarwo, urugo rusenywa n'umugabo warwubatse, urugo rugasenywa n'umugore warugiyemo agiye kurushakamo. Abo nibo bantu bari basenya urugo rukarangira, kuko batazi kwigira inama, kuko batazi kumenya ikibanza n'igiheruka, kuko batazi ibipfa n'ibikira. Ariko nkibaza nk'umubyeyi uzi yuko yashingiye umukobwa atigeze aho inama zikwiriye, waramugize umwasama, warangiza ntunabashe no kumukurikirana, yanataha utiyizire wiryamire, ukuba wumva uwo mukobwa azabasha kuba. ahubwo ngo hari n'umubwira ati vayo nimba byanze ngwino. aho nyumvira, ugasanga byanze ntarajyayo ngo yicarane nabo, wenda yumva ibyanze ibyo ari byo, arumva ibyo umukobwa we amubwira, yarangiza akavuga ati vayo haguruka ngwino. aha ngaha reka nganire n'ababyeyi, by'umwihariko abadamu, yego kuko ni twebwe burya rega turera. Buriya nubwo umugabo arera, ariko ntabwo abagabo benshi bakunze kuhaboneka, uretse abagabo b'intwari njya mbona ari indashyikirwa, baba papa bakaba na mama, mu gihe abagore babaye indangare. Tugira abagabo beza, njya nshimira iyo ngeze aha nkavuga ni umva rwose kuraje, uzabona ko utigeze ukora ubusa. Buriya umwana warezwe n'umugabo, papa akamubera, mama akamubera n'umugore, bari abana bakunda kuba bakomeye, baba strongo cyane, bakunda kuba bakomeye. Ko nari wenyine mama amaze gupfa, papa yatureze umwaka umwe, ariko uburyo yaturezemo twahise tumera nk'abasirikare mu mutwe. Byanatumye nta kintu twikanga, kubera ko twumvaga byose bishoboka. Rero rwose mbwira abamama, by'umwihariko niba uri mama w'umwana w'umukobwa umurera guhera ku mwana ubyiruka, twese tuzi neza ko muri uyu mugore atangira kuva ku myaka 4 gusubiza hasi, uko wamureze, umuco wamuhaye, ibyo wamweretse ko ari bibi n'ibyiza, bimugira uwo azabaye mu myaka yindi iri imbere. Uramureze azamutse, utamwereka igipfa n'igikira, yakora ikosa ntumukosore, ibintu byose ni mundekera umwana yabaye cirahani ikubite, wamugize umwasama karabaye. Ubuzi yuko azaba muri paradizo, ubuzi yuko azigera akajya kwibera mu ijuru, ubuzi ko uyu Mana yanjye, ubuzi yuko uzamwigumanira ntajye mu rugo rw'abandi, kuzi yuko amahanga handa. Rega buriya w'abandi ni w'abandi, mwabantu mwe kujya kubana n'umuntu mutabyirukanye. Uyu mwana wakabaye umutoje umuco, ukamubwira uti ni gutya wabana n'umuntu. Ako se kuki haba iw'abandi? Hahitwa iw'abandi kubera ko agiye kubana n'umuntu bataziranye, ariko bagira iwabo. Buretse gato habiwe iyo yaharambye, yahamenyereye, habiwe kuko yamaze kuhakira. Ariko akigerayo n'ubundi abameze nk'umunyamahanga, ko ibyo nta byabazi. Noneho n'umugabo burya nawe akibana n'uriya mugore, bombi baba bameze nk'abanyamahanga, cyane ko hari n'abatereta. Ariko n'umugabo nawe aba yagiye iw'abandi. Oya ni wewe, kuko niwe wahuba, niwe wahagize ubyibuka. Yarahubatse, aratura, arangije ashaka abantu bubaka ingo zabo, ndabasuhuje kuko baba bazi icyo barimo gukora icyo ari cyo. Amaze kubaka urugo yizaniye umugore, amaze kumuzana
we arahamenyereye rega wibuka n'igihe hari ikibanza yahawe n'ababyeyi abenshi kandi babashoreye wenda iyo n'indi sije kuko niba umugore umugabo yarubatse urugo akajya rutaha akajya naruraramo rimwe na rimwe kugira ngo urugo rumenyere mbere ntibaruraragamo ariko ubu njyewe nzi abasore bamaze imyaka 5 baba mu nzu zabo ubwo turakoma hose noneho wumve ngo umugabo buriya urugo ruba rwaratangiriye mu ntekerezo kugira ngo ubyumve neza cyane urugo rero aba yararuteretse uko yarutekereje uko biri kose bivuze iki kandi n'umukobwa nawe hari urwo aba yararemye nawe muri buretse umukobwa buriya umukobwa kugira ngo areme urugo biterwa n'uwamureze n'ibyo nakubwiye kireka iyo ari indwanyi y'umukobwa izi kwihagararaho ubundi hari igihe nyina murera rwose n'umunsi wa mbere harya ubundi buriya ngiye he mami ugiye kubaka urugo nyabo genda uzabyare hungu na kobwa nta kumwereka ibintu biba mu ubwoko bwabyo nta kumwereka ibyo azasabwa nta kumwereka icyo umugabo azamukeneyeho ugasanga ahantu we ku munsi w'ubukwe baramubwiye bati uzagenda ubigenza uku nugerayo umugabo azakubwira uzamwumve ibyo gusa kandi naramuka gukubise uzahita umpamagara umbwire uziyizire mwana wa akamuhanura neza nk'aba wundi wa kera bakera baranakubitwaga urabizi abo ubwo ntibigikora aho yambwiye ati mwana wanjye uzubaha umugabo ikindi umugabo muri abagabo n'intare n'intare y'inkazi nazamura ijwi uzagerageze kuryitsa reka aryitsa kubera iki pasite umukobwa w'ubu ngubu uravuga nawe akavuga oya hari n'uwita umugabo we ngo ni imbwa waje ngahibaze mwana ubwo muri make umugabo ni imbwa undi abaye imbwakazi ntibakira abantu se ibaze uyu yise umugabo imbwa noneho ubwo iri ntago riba riri ku mugabo we gusa ko ntaba yavuze ati mugabo wanjye uri imbwa aba yavuze ngo abagabo b'imbwa ubwo niwe ashaka ko akundi bamwitoratoza mu rugo gutya urumva abagabo bose aba yisimbwa ahise abita imbwa uhereye kuri se umubyara ukamanura bose abangaba njye mbita babavugirije hari abantu wagira ngo ntibaramenya ntibazi ubwo babavugirije bari tuvuga nta ndangagaciro nta kirazira ntazi icyiza ntazi n'ikibi ubundi ubwo uretse kuba wenda umugabo yaba yararebye agataye ubundi iyo muganiriye ubundi wumva avuga iki uruhare rw'umubyeyi mu mibanire cyangwa se mu mibereho y'ingo z'abana babo yego uyu munsi ntabwo kirimo kuvugwaho ariko ngo kiri muri bimwe mu birimo gusenya ingo z'abana bishingiye kuba ntacyo umubyeyi yahaye umwana ugiye mu rugo cyane cyane rwose twe kubihisha nubwo mu buryo bw'amategeko bashobora kuba aba bantu bangana ku mibanire muri rwa rugo ariko ntabwo bikuraho ko hari uwaza rushangwamo nk'uko wabivugaga yego hari nyirarwo wari uhari rimwe na rimwe nsubira no ku byo uvuga nkabyemera koko gusenyuka k'urugo umugabo atabigizemo uruhare ntabwo rupfa kugenda reka kuko niwe rwavunnye abazi imvune zarwo ariko ngo iyo hatejemo mabukwe urugo ngo rurasenyuka da mabukwe w'umuntu rero nimwe muba mwamuhaye uwo mwanya nibyo nakubwiye niba afite umukobwa umubyeyi wawe ni umubyeyi wawe aragukunda icyo akugiyeho inama kuva yakurera kugera aho ugeze aho ngaho kandi ngo nta mwana ukura imbere y'umubyeyi reka rero nkubwire aba bana burabaciriye uheruka aba bana rero ngiye kubabwira ngo umunsi wavaga iwanyu wari wakuze ariko ntawe ukura ku mubyeyi mana yanjye wemerewe gufata umwanzuro mwiza mu rugo rwawe mu gihe mama we yabaye impumyi y'umukecuru no kugira ngo kandi we abona mu rugo byanze ahubwo akagisha inama uriya umwanzuro afasha si ubundi mu rugo byanze gute ibyakujyanye ntubifite hari ibyo batakubwiye ugezeyo urabibonye sibyo ukibibona ugomba kwiga kubana nabyo kuko ugiye kubaka ntabwo wagiye ugiye gusenya kandi nyokoreka mbivuge gutyo yarakubwiye ati nubona ibi jya umbwira ngufashe ariko nibyo nanjye nakubwiye njyewe nkeneye ko aba bakobwa bagiye kubaka ukiva iwanyu ubaye umwe n'undi muntu muzajya muganira ibyanyu mu bihandori inyigisho urimo gutanga rero sasa kuvuga ngo umukecuru asenya urugo ahubwo nge numva uyu mukobwa ari we kibazo nuvuga ngo uyu mukobwa yakaba yicara akavuga ati niba nakuze nkava iwacu nabaye uwo tubana nawe yabaye uwanjye iyo babasezeranya abwira ngo mubaye umubiri umwe ni gute wongera kujya kwihomeka aho wavuye ugomba kujya kuraruzaho ikintu cyiza cyonyine kikubakira ikigusenyera hasi ugahita urambika kandi aba bakecuru nabo ubwira aba bakecuru iyo ubona uri mu myaka 40 umuntu ushingiye bari mu myaka hejuru ya 40 warangiza ntumenye ikintu kiza cyakubakira umwana wawe byaro tukabuhari nk'udahari ukamureka hakugira ngo umusenyere ni gute ubwira umwana ngo va mu rugo rwawe uzuryame
kandi uzi neza ko yarateye wakiriye inkwano waranazisabye barazisabye baraziguha inkwano baraziguha bamaze kuziguha umuhaye burakeye mu gitondo umwana umushubije iwawe ibyo ni ibiki ubwo ariko baba bari ubwo ubundi bimeze bite kuki batuma tubabara dufasha ariko ntabwo bazi icyabajyanye noneho n'abakazi n'abo bakecuru nabo ntibazi icyo bamariye abana babo umwana ntabwo umariye gutunda utwo mu rugo rw'utuzana iwawe ahubwo umumariye kumutera inkunga kugira ngo akomeze atere imbere yubake bigere kure kera niyo habaga uretse ko ngira ngo waravuze uti bundi njye nanahukanye ntabwo nakwahukanira kwa mama nakwahukanira kwa mama ntakoze ndi imfubyi ariko nta naho najya ntaba njya kugira yoneze ariko uzi ko ubusebeje umuryango washatsemo yingukagayo yitwa ngo arahukanye kubyonzi urumva ni na mbere yanjye yewe urumva inyina yaramubazaga ati bigenze bite ujyayo mvuge so ataragera hano ugende wowe wagiyeyo wagezeyo nzabiganira na so barebe uko bishaka ariko so ajye kugera hano wagiye akiri hano yaramubwira ati mwana wanjye nuko rwubakwa turamenye nanjye ibyo bintu nahuye nabyo birangora ati reka mama ni muremure ntabwo byavamo ati umva nkubwire noneho uyu munsi ugenda ukora iyo bwabaga yaba muremure yaba mugufi ujye umusaba korohereza ariko genda wubake ugomba kubaka ukazashingira nk'uko nanjye nagushingiye ariko abubu noneho ngo agera no mu rugo ahubwo ise akazajya abaza ariko se nta mahoro ko umukobwa araho ngo mwaranabimuhishe ngo yaje kugusura ngo yaje kudusura ngo ariko se ngo umwana wamuhaze ngo ariko se ngo urumva umugabo watwambuye ijambo nyine ni uvuga ngo ni ba bakecuru ni ba bakecuru ujya usanga batazi icyo bashaka noneho ugasanga nabo ubwabo ntibazi n'ikigamijwe erega hari ukuntu utazi wowe icyo ushaka ariko byibuze umwana uzi ikimukwiriye ese ntabwo wifuza kuzaba gira icyo umbwira aba babyeyi rero kuko icyo gihita kiza kigakora serike yo kwitwa ngo gusenyera abana wa mubyeyi gito kambivuge gutyo nakumvishe cyane wa mubyeyi gito we utazi icyiza ku mwana wawe mureke yiyubakire wimwinjize wawe umubuza kubaka umuha inama yo gusenya bundi kirazira kikazirizwa umugore washatse ntakwiriye kongera kurara iwabo uko yiboneye ngenzi ko niyo yararaga ahantu iwabo yahararaga rimwe ahubwo se haraye gutatanya ndabyibuka icyo gihe umugeni babyitaga kuyagara ye kuyaga yararaga rimwe ababwira uko byagenze babyitaga kuganira nyine kujya gushira urukumbuzi wenda imico iratandukanye kuganira mwacaga mu irembo mugataha none umukobwa akazasubirayo gushira urukundo sorry ni ukuganira babyitaga kuganira ubundi yego akajya kubabwira ko mu rugo ari amahoro ibintu bimeze niyo yabaga yanahuye n'uruva gusenya ntiyabivugaga yavata umugabo wanjye n'umugabo w'intwari ibintu bizagenda neza mama nzarwubaka rwose urugo rugakomera umubyeyi nawe akishima ati urugo rwakomeye ngewe mbona ikintu gituma n'aba bakecuru babyumva uyu mugabo umukobwa aragenda akavuga umugabo we nabi noneho umubyeyi agasamira hejuru kumva ko umukazana umukwe wari mubi akagira ngo ataho kugira ngo ejo kizakuvunira umuheto yizire mwana we azakwica iyizire ariko umuhungu ntawamwumvishije wigeze amutega ugutwi noneho uyu muhungu yagerageje wenda no kubihisha iwabo reka mvuge ku rubanza rumwe rwabayeho sibyo umukobwa ashwanye n'umugabo we umugore ashwanye n'umugabo aciyeho agiye iwabo noneho umugabo agumye aho ngaho atangiye kwikorera uturimo tumwe urumva umugabo watangiye kubura uwo asanga mu rugo gutaha hari igihe yacaga nawe kwa nyina akamubaza se atari kwe ibumbaza ibiki urumva agerageje kumuhisha ikibazo afite iwabo yabihishe nyina umubyara uwo ni umugabo undi yibereye kwa nyina kera kabaye wenda habayeho umutimanama w'ababyeyi ababyeyi barahamagarira ngo ni ba mwana nyine ati se bimeze bite ko umuhungu wanyu ataza gucyura ese noneho usanga ab'iwabo w'umukobwa babimenye hafi umukobwa amaze nk'amezi iwabo abiri ab'iwabo w'umuhungu bahamagaye umuhungu wabo baravuga ibiko baduca ati najyaga kubibabwira nziki umuntu nimba iwabo urumva hano habaye iki ntabwo sinzi ko nakita miscommunication ayiwabo w'umukobwa barinze guhamagara iwabo w'umuhungu
bati ko umukobwa yaheze hano tuvuge nyina yarabihishe isagira igihe abyinjiramo simbizi niba hamwe ari mu burasirazuba ahandi hakaba ari mu burengero bwaryo ku buryo umuntu ashobora kujya gusura iwabo. Burasirazuba nyine n'iburengerazuba niho hantu umukobwa ashobora kujya gusura bakamara iminsi 2 bitewe nyine n'urugendo. Nyine nge ndi kuvuga kuri abo, ubwo ndi kuvuga umusore n'umukobwa. Niba umwe avuka iburasirazuba undi burengero bwaryo ashobora kumara wenda iyo minsi 2 ko yananiwe. Noneho iki gihe ubwo yabuze itike nabwo ubwo umugabo yagiye amucitse ntiyabona itike agenda n'amaguru, niho wamara iminsi 3 kugira ngo uruhuke. Ariko ni guturi umugabo ubwo umugore wawe akamara umunsi wa mbere iwabo, kabiri ubizi ko harimo ikibazo, nturebe papa ngo umubwire uti bubaka bate. Ese ubundi mbere yuko agenda bwo nta kintu cyabayeho? Hari ikintu njyanga y'abagabo ugasanga umugabo buri kantu kose kabaye aravuga. Buriya abagabo bagira amagambo menshi nabo bisenye ningo batabizi. Hari abagore baba baraza, abakobwa baba barabyirutse barahaze jujujuju, yageraho yasanga nta utaniye na se ibyo yakoreraga nyina agahita agira toroma. Wowe ukibwira ngo umugore wawe ari mu bikumbi ni toroma yabimuteye. Noneho aho naho abagabo mpababwire ntabwo ukwiriye kugira gute kubwira umugore wawe nabi buri gihe uko akosheje. Ahubwo wakagize igihe nibuze rimwe mu cyumweru mukicarira ibibazo mwahuye nabyo muri icyo cyumweru. Ni nabwo umujinya washize, amahane ya buri umwe yari yashize, mugeze igihe cyo kwicarira ikibazo nyirizina mwese mumeze neza. Ntabwo ikibazo kibaye kiba gikwiye guhita kivugwaho cyane aho ngaho kibereye. Mujye mumenya kwihangana. Iyo umwe yacanye maremare undi yagacanye magufi kugira ngo amahoro mu ngo aboneke. Rero niba mwifuza kubaka, jewe ndi kumva ikibazo atari ababyeyi ahubwo ikibazo ni bene urugo. Ndabifuriza rero kubaka ingo zigakomera. Pastor rwose bantu musenga mujye mugira abagabo bakomere biyubaka, kuko uyu mugabo akomeye urugo rwe rukomera cyane. Hari igihe amakosa y'umugore yirengagiza kandi wayabonye ukazayimubwira nyuma y'ukwezi cyangwa nyuma y'iminsi 2. Si ubundi niki kimwe umugore uhaguruka, umugore utamubwiye nabi ntiyapfa guhaguruka, umugore utamuhaye inyuro ntiyapfa guhaguruka, umugore utamwibukije ko ari mubi ntiyapfa guhaguruka. Ntago umugore apfa guhaguruka mu rugo ngashorera agende gutyo gusa nta mpamvu. Nimba ku buhanga bw'ibyuma bakinyumva, turashaka tuvuze byinshi ku bashakanye. Sibyo? Tuvuze byinshi ku bashakanye. Usa naho usoza uganisha ikibazo ku bubatse ku mugabo. Niwe nyir'urugo cyane rwose. Bubatse ariko twe kwirengagiza babana barezwe bajeye. Nabavuze. Ikibazo gikubise akaruhukira iwabo. None kwa kuruhukira iwabo kukabamo kuvuga kwimena inda, gushyira hanze amabanga yabo. Abana tubashakira amakosi ko nabonye ikosa kirikosora. Kuba yabashyiraho se barangije secondaire. Oya nge numvaga twayabashyiraho kuva bakiri bato, buri mwaka mwana akajya gukora ikosi ry'umwaka arangije. Ko bitahozeho kandi ko tugiye kubyiga bitewe nuko abo bungubu birirwa mu binyabazungu, birirwa mu matelefoni n'amateleviziyo, bitumye babibigwari baradusebeje. Turabashakira ikosi rya buri mwaka turebe ko batazadusebya. Ariko n'ababyeyi nabo bazirikana yuko uko bubatse ingo bigoranye nanone atari ko n'abana bakombye kubaka bigoranye. Ariko nta n'ibintu bigoye bihari. Urugo rwose ni nyiraruko ngenge mbivuga. Umuntu niwe wisenyera kaniyubakira. Ni gute ufungurira imbwa ngo yinjire mu rugo rwawe? Nashaka benyo ko ari imbwa aje kunduma nge nafunga. Nashaka nashaka benyo korome. Menye kimuzanye ubundi yaje bigenda bite? Iya kubwiye inama kugira izihe ku buryo uzubakiraho. Nashaka mama wawe wakubyaye. Ashaka kuba nejejwe n'induru yahuye nayo iwabo akumva iwe akumva nawe niko byamera. Nagira ubwenge rero kwa kundi wigishije n'undi abajyanama ubundi ntago byose kwigira inama byose siko wagombye gushyira mu reka urajogora ureba mutwe ingenzi nazanyigisho mwigisha zose umuntu azitora agashyira mu bikorwa nta ntuze waba njyewe ba munyamijinya ntuze wahituba ngiye kwa nige mbabwira nti bundarakaye nawe se nk'ubu bise mbabara ni gute umubyeyi asenyera umwana yabyaye kandi n'abasaza nabo umwuzukuru bababeshya ntabwo yaba mukeneye ngo ajye gusenyera umwana. Ese umwuzukuru yavaye basenye nuko nabuzukuru basigaye ari iwanyu, iwacu nta buzukuru tukigira. Ibyo ngibyo ariko ndumva narabivuzeho, umuntu umva ashaka kuzasaza yigunze akomeze yange kohereza abana kwa nyirakuru byarase cyangwa nyina. Jewe niko mba mbyumva. Naraka ndababaye nago njya ndakara. Nukuri ndababaye biteye n'agahinda. Umuntu w'imyaka ukabona usikira kimbabaza kera umuntu yajyaga gushaka afite 16 urugo rugakomera. Ni gute umuntu wa 25 agenda akazana ubutesi n'amarira ngo naniwe kubaka?
ariko se buriya ni ubutesi n'amarira ni ubupfapfa cyangwa ni inyungu nyinshi ni ubupfapfa ni ukureba iby'inyungu aya ni ubupfapfa inyungu se zo yaba ari umunyabwenge umugabo ntiyagusohokanye reka dufate urugero umugore arahembwa miliyoni umugabo wenda arahembwa 500 n'umutekinisiye ahantu cyangwa se ntanayageze umugore agasenya urugo ngo umugabo ntajya amusohoka ubuse ngo baze akabazo ubu nigita umudasohokana umugore wawe icyo nacyo nige wajya ntibibaho wamusohokanye ukamuha akarabo karako ku nzira ukaraba katishima icyo nacyo ndakibagaye niba mutanabikora pasite ubwo usohokana uwawe ngenda musohokana sawa komerezaho musohokana we nashobora kumusohokana muri ubwo buryo wari uvuze wamujyana mu turabo ariko mana yanjye ubundi wabura usohokana umuntu agiza ko hari umukobwa sibyo wagiye kurongora utubara 8 duhiga utundi umujyi wa Kigali yego atuzi yaradusohokanye wese waba ugiye umwahuriye agiye kurongora agiye kwa yaburetse kugirira abantu mwe batazikwiriye mwahuriye uwo mukobwa ujya mu tubara 8 mu rusengero none se mbere hose nta buhamya bwe waruzi kwa Minyoni nyine buretse kwa Minyoni rusengero muri ADP nuvuga ngo ntimwigeze muganira ngo umenye ubuhamya bwe ngo akubwire nawe Yesu yamukuye kuganira se ibyo birirwa bavuga kuri kamera bari ibyo umuntu ntaza akavuga ngo ngiye ngo naryamanye n'imbwa kuri kamera none wumva bidashoboka uretse gato ntabwo kuryamana n'imbwa bishoboka pasite ndumva nawe mana yanjye mutwihanganira abantu badukurikiye pasiteri nzabanza muganirize kuko njye nzi neza ko bibaho njye nzi n'uwarongoye inka baramufata gutya muri famiye ahantu w'inka n'ihene we narabye aha imbwa n'ihene bitaniye he imbwa ni irindi tungo rimwe se kuki turyita imbwa se kuki se tutabana na pasite ni ukuri mise mbona umukoro bakunzi bacu nzamuganiriza pasiteri nabyumvishe Imana ihabwe icyubahiro ni ukuri bantu mwari mudukurikiye turabakunda pasiteri uko ngusize mu kiganiro turabakunda cyane muri abantu b'ingenzi pasiteri utazi ko imbwa bayirongora izina rya Yesu abazimu barayishorera rwose bakayishorera no mu cyumba ngo mba byose barabikorera rero ariko ngo imbwa ngo n'amahano barayishorera bakayijyana atarirwa mu izina rya Yesu n'abanyarwanda batwumva ndabicyashye n'uwabeshyaga n'uwabyumvaga naho wabibonye mu izina rya ibyo ni ibijyakuzimu turi mu gihe cy'ibyahishuwe na Daniel Bibiliya iravuga ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga ariko abantu bazi Imana yabo bazagira gute bazakomera mutekereza ko muzakomera mu byoroheje se nibyo byose birimo mukomere mube maso mukomeze gusengera umurimo w'Imana musengera abantu b'Imana birakomeye Imana idufashe cyane amen kandi bidushoboze cyane inshuti zacu rero abari badukurikiye byapfuye abari badukurikiye kuri kamera nabonaga ushinzwe ibintu by'ikoranabuhanga ntabwo biba byoroshye n'abazungu baba barabiduhaye natwe tugashyiraho ubwenge bwacu yarampaye ikimenyetso nkitiranya n'ikindi Imana ibahereza umugisha cyane mukomeje kumva ibiganiro by'uyu mudamu ariko yageze mu mategeko ntiyageze ku miririnya no kurakara nabyo bibibindi ariko waguhuza n'abagabo ngira ngo wabakunda abagabo bafite ikibazo mana yanjye ufitanye ikibazo n'abagabo ni gute wubaka urugo rugasenyuka mu minsi 2 ukavuga ngo yego none se urwubatse wenyine nyine wari waratekere uko umugore azase kuri tiri warangiza none ukajya no gushinza umugore ngo ni ufite ikosa ebyiri eshatu kutari wakazigurishije utarabona uwo mugore ubundi se wazigurisha indi gutumye kandi buretse gato reka mbaza ndabasuje abantu mutekereza ko mfite ama etage mwakoreye mwavunikiye iwanyu babahaye wasezeranye ivangura mutungo ukasezerana ivanga muhahana bizana gufasha kumenya uyu muntu niba ari wowe wazashaka cyane niba ari ibintu bimuzanye azagende hasubira iwabo maze ngo amarira ngo ibibazo pasiteri ngo ugire ute ejo bundi bajya guhindura amasezerano ya leta niba utinya ko umuntu azarya ibyawe biremewe kugera ukavuga uti nge nsezeranye n'uyu mugore ivanga mutungo muhahana ariko kuko kandi reka mbibire n'akandi kantu umugore w'umunyabwenge naye amataje wazashiduka uyamuzaniye baye ndabakunda oya barayabahereza cyangwa nyine mwabaye muti bajya guhindura itegeko ku mibanire cyangwa se ariko ryose riba rikubiyemo byose bavugaga yuko abagore bamaze gukora umushinga wa rwikozemo garuke ntago nabyumvise ese naho bigeze imyaka 5 nta kibazo nyakubahwa perezida wa repubulika
ngire ngo niwe ushobora kuba yaravuze ati noneho rero ijwi ry'abagabo rishobora kuryumvikanye, reka turebe ukuntu dukanda. Urumva baravuga bati umugore wemerewe kugabana n'umugabo n'urumazemo imyaka 5 nabyumvisha ibyo. iryo wararyumva. Ubu rero umushinga urakomeje, araza akanakubyarira kabiri, afite gahunda yo kubona itike imujyana Dubai agasangayo sheri. Byose biracyari ikibazo. Yamaye nk'amaguru ayimaze iwaze bimutwaye iki, agambire kukuraho icyo ashaka. Ahubwo mwebwe musenga Imana, sibyo? Ibaha abagore beza b'umutima kuko barahari. Musenga Imana itanga ubwenge n'imbaraga. Mwasenze Imana ubundi nibyo ikaduhereza umutima wo kandi ikindi nge nabahaye igisubizo pastor, basezerane ivangura mutungo, basezerane kuvanga umuhano, bavangura umwe afite. Niba ukeka kazagukora. Ariko se buretse umuco ni iki? Umuco no kwizerana kuziguye. Yego mwana wa mugabo. Wizera umuntu usara umuntu uzindutse wa kare watashye ku mutima wundi mu Kinyarwanda. Nta muzindutsi wa kare watashye ku mutima wundi, ahubwo reba igikwiye bari cyo ukora rata. Maze. Ariko se ko aba bantu baberekanye ko bakundanye. Ariko urukundo ni iki? Nakubwiye ngo ni Imana yihavuye se hasigara iki? Ako pastor nawe. Sawa rero Imana iguha umugisha. Imana ibahereza umugisha abari badukurikiye mu kiganiro umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Twaganiraga ku bijyanye n'ubuzima bwa muntu mu kwemera Imana. Imana iguhereza umugisha. Amen. Abantu inama nyinshi ariko byo kuvanga muhahano sinjye bivuze. Ako pastor ko cyuri umunyabwoba. Abantu nibizerane nicyo Kristo cyamuzanye, nuguhuza abari batandukanye, abari babaye babiri bakabo. Bibiri ravanga ufite umugabo amere nk'utamufite. Nono reba icyo ngira. Nanjye se n'igihe wabyanditse. Bigamije gukora cyane. Aha, sawa nyine tubifate gutyo. Ariko ntago sindi bugushyigikire unuvango bana n'umuntu bishaka utabishaka. Bibiliya yemera ko yagenda akajya no kubigisha baziko. Se n'ibiki. Turabakunda. Umugore n'umugabo hari uko tubivugaho. Imana ibahereza umugisha. Turagushimiye ku kiganiro. Ariko disi abantu nibubake. Nukuri nibubake ngo mu mahoro. Imana ihimbaza. Ababyeyi bariho. Ababyeyi abana babaye imfubyi, ababyeyi bariho. Nta mwana w'imfubyi afite Imana n'igihugu. Nibahumure. Bazabaho ubwo ni nabo bazabaho neza. Sezera abantu. Bye turabakunda.